Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra. Izo ni aya z'igitabo ni na Qur'ani igaragara. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Hari igihe abahakanyi bazifuza iyo baza kuba abayisilamu. Dharhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Bareke barye binezeze barangazwe n'ikizere hari ubwo bazamenya. Wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Nta mudugudu tworetse uretse ko uba ufite igihe kizwi. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wama yastakhirun. Nta umma isiga igihe cyayo cyangwa ngo igitinze. Waqalu ya ayyuha alladhi nuzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun. Baravuga bati yewe uwamanuriwe urwibutso mu by'ukuri wowe uri umusazi. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin. Ese watuzaniye abamarayika niba uri umunyakuri. Ma nunazzilu al malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idhan munzarin. Ntitumanura abamarayika keretse kukuri icyo gihe ntibarindirizwa. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Mu by'ukuri twe twamanuye urwibutso kandi rwose ni natwe barinzi barwo. Walaqad arsalna min qablika fi shiya'il awwalin. Mu by'ukuri twe twohereje intumwa mbere yawe mu matsinda y'abariho mbere. Wama ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Nta ntumwa yabageragaho uretse ko bayinyegaga. Kadhalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Nuko tubyinjiza mu mitima y'abagome. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Ntibayemera Qur'ani, ingero z'abakurambere zarahise. Walau fatahna alayhim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun. Iyo tubakingurira imiryango mu kirere bagakomeza bazamukamo. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qawmun mashurun. Bari kuvuga bati mu by'ukuri amaso yacu yarasindishijwe ahubwo twe turi mu bantu barozwe. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Rwose twashyize mu kirere amayira y'inyenyeri n'imibumbe tuyitakira abareba. Wa hafidhnaha min kulli shaytanir rajim. Tunakirinda buri shaytani waciwe. Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Uretse ko iyo hagize shaytani wumvirije akurikizwa ibishashi bigaragara. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun. Nisi twarayirambuye tuyishyiraho imisozi tunayezamo buri kintu mu rugero. Waja'alna lakum fiha ma'ayisha wa man lastum lahu biraziqin. Tubashyiriramo ibibabeshaho nibyo mudashobora guha amafunguro. Wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Nta kintu na kimwe uretse ko dufite ibigega byacyo kandi ntitukimanura uretse ku rugero ruzwi. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Twohereza imiyaga ibangurira tukamanura amazi aturutse mu kirere tukayabasukira
nyamara mwe ntimuri abayahunika. wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun, mu by'ukuri nitwe dutanga ubuzima tukanabutwara kandi nitwe bazungura. walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustakhirin, rwose tuzi ababayeho mbere muri mwe kandi rwose tuzi n'abazabaho nyuma. wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim, mu by'ukuri nyagasani wawe niwe uzabakoranya, rwose niwe ushishoza umumenyi cyane. walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun, mu by'ukuri twaremye umuntu mu itaka ryumye, mu ibumba ry'umukara rihindagurika. waljanna khalaqnahu min qablu min nari samum, n'amajini twayaremye mbere mu muriro ufite samumu. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون, zirikana ubwo nyagasani wawe yabwiraga abamarayika ati mu by'ukuri jye ndarema umuntu mu itaka ryumye mu ibumba ry'umukara rihindagurika. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين, nimara kumutunganya nkamuhuhamo roho yanjye mwiture hasi mu mwubamire. فسجد الملائكة كلهم أجمعون, abamarayika bose hamwe barubama إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين, uretse Ibilisi wanze kuba hamwe n'abubama. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين, aravuga ati yewe Ibilisi kuki udashaka kuba hamwe n'abubama? قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون, aravuga ati ntabwo ndi uwo kubamira umuntu waremye mu gitaka cyumye mu ibumba ry'umukara rihindagurika. قال فاخرج منها فإنك رجيم, aravuga ati ngaho buvemo ubusitani, mu by'ukuri wowe ubaye igicibwa. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين, kandi mu by'ukuri umuvumo uri kuri wowe kugeza ku munsi wo guhembwa. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون, aravuga ati nyagasani wanjye ndindiriza kugeza ku munsi bazazurwa. قال فإنك من المنظرين, aravuga ati uri mu bazarindirizwa إلى يوم الوقت المعلوم, kugeza ku munsi w'igihe kizwi. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين, aravuga ati nyagasani wanjye kubera yuko wanyobeje rwose nzabatakira mu isi na n'abayobye bose, إلا عبادك منهم المخلصين, uretse abagaragu bawe muri bo b'indobanure. قال هذا صراط علي مستقيم, aravuga ati iyi ni inzira kuri jye igororotse. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين, mu by'ukuri abagaragu banjye nta bubasha ubafiteho uretse abazagukurikira mu bayobye. وإن جهنم لموعدهم أجمعين, mu by'ukuri jahanamu niyo sezerano ryabo bose. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم, ifite imiryango 7, buri muryango ufite umugabane muri bo wagabanyijwe. إن المتقين في جنات وعيون, mu by'ukuri abaganduka bazaba bari muri jana n'amasoko atemba. ادخلوها بسلام آمنين,
nimuzinjire mu mahoro mutekanye. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. dukura ibyari mu bituza byabo mu nzika n'abavandimwe bari ku bitanda berekeranye. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. muri yo umunaniro ntuzabageraho kandi bo ntibazayisohorwamo. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. bwira abagaragu banjye ko mu by'ukuri jye nduhebuje mu guhanagura ibyaha nyirimbabazi. وأن عذابي هو العذاب الأليم. no kuba ibihano byanjye ari byo bihano bibabaza. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. unabatekerereze iby'abashyitsi ba Iburahimu. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. ubwo binjiraga iwe bakavuga bati salamu, aravuga ati mu by'ukuri twe turabishishe. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. baravuga bati ntutinye, mu by'ukuri twe turaguha inkuru nziza y'umuhungu w'umumenyi cyane. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. aravuga ati ese murampa inkuru nziza ngeze mu zabukuru? ni ibiki mumpaho inkuru nziza? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. baravuga bati tuguhaye inkuru nziza mu kuri, ntube mu biheba. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. aravuga ati nta wiheba ku mpuhwe za nyagasani we uretse abayobye. قال فما خطبكم أيها المرسلون. aravuga ati ni ikihe kibazo cyanyu yemwe ntumwa? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. baravuga bati mu by'ukuri twe twatumwe ku bantu b'abagome. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. uretse umuryango wa Rutu, mu by'ukuri twe turabarokora bose. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. uretse umugore we twagennye ko aba mu barimburwa. فلما جاء آل لوط المرسلون. ubwo intumwa zageraga ku muryango wa Ruti, قال إنكم قوم منكرون. yaravuze ati mu by'ukuri mwe muri abantu batazwi. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. baravuga bati ahubwo tukuzaniye ibyo bashidikanyagaho. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. tunakuzaniye ukuri rwose twe turi abanyakuri. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. ujyane abantu bawe mu gice cy'ijoro ubajye inyuma, ntihagire uhindukira muri mwe, mujye aho mutegetswe. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. tumuhishurira iryo jambo ko kurimburwa kwabo kuri bube bakesha. وجاء أهل المدينة يستبشرون. abantu bo mu mujyi baza bishimye. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. aravuga ati mu by'ukuri aba ni abashyitsi banjye ntimunkoze isoni. واتقوا الله ولا تخزون. mutinye Allah mwe kumwaza. قالوا أولم ننهك عن العالمين. baravuga bati ese ntitwakubujije kwakira abantu? قال هؤلاء
بناتي إن كنتم فاعلين. aravuga ati ngaba abakobwa banjye niba muri aba barongora. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ndahiye ubuzima bwawe mu gihe bo bari mu buyobe bwabo barindagira. فأخذتهم الصيحة مشرقين. urusaku rubakubita izuba rirasa. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. turawubirindura tubanyagiza amabuye y'umuriro. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. mu by'ukuri muri ibyo hari amasomo ku bashishoza. وإنها لبسبيل مقيم. mu by'ukuri uri ku nzira nyabagendwa. إن في ذلك لآية للمؤمنين. mu by'ukuri kuri ibyo hari isomo ku bemera. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. nubwo abanyeayika bari abahuguza. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. turabahana mu by'ukuri imijyi yombi yari ku nzira igaragara. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. rwose abanyahijiri bahinyuye intumwa. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. twabazaniye ibitangaza byacu barabyirengagiza. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. bajyaga babaza amazu mu misozi batekanye. فأخذتهم الصيحة مصبحين. urusaku rubakubita bakesha. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ibyo bakoraga ntacyo byabamariye. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ntitwaremye ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo uretse mu kuri. rwose imperuka izaza, renzaho ukurenzaho kwiza. إن ربك هو الخلاق العليم. mu by'ukuri nyagasani wawe niwe muremyi cyane umumenyi cyane. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. rwose twaguhaye aya ndwi zisomwa kenshi na Qur'ani ihebuje. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ntuzarebeshe amaso yawe wifuza ibyo twashimishije bamwe muri bo by'igihe gito. ntibazagutera agahinda, wicishe bugufi kubemera. وقل إني أنا النذير المبين. unavuga uti mu by'ukuri jye ndi umuburizi ugaragara. كما أنزلنا على المقتسمين. nk'uko twamanuriye abacitsemo ibice. الذين جعلوا القرآن عضين. ba bandi bagize Qur'ani ibice. فوربك لنسألنهم أجمعين. ndahiye izina rya nyagasani wawe ko bose tuzababaza. عما كانوا يعملون. kubyo bakoraga. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. atura ibyo utegetswe wirengagize ababangikanya. إنا كفيناك المستهزئين. mu by'ukuri turaguhagije ku banyega. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. abashyira hamwe na Allah indi mana bazamenya. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. rwose tuzi ko ubabazwa n'ibyo bavuga. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. tagatifuza ishimwe rya nyagasani wawe unabe mu bubama.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ugaragire nyagasani wawe kugeza ukuri kukugezeho urupfu